ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi bacu bakunzi ba World Kingdom TVR, nongeye kugaruka nanone mu kiganiro cy'uyu munsi. Tugiye gukomereza aho twari tugeze twumva debate yigeze kubaho mu giterane mbwirwaruhame cyabereye mu Biryogo ahahoze isoko. Nk'uko mubibona kuri screen zanyu ngo ni igice cya kabiri. Ni debate yabaye uploaded ku muyoboro wa YouTube witwa Dawa Rwanda TV. Hanyuma yari debate abasilamu bari batumije icyo giterane, batumiramo abapasiteri nk'uko mubibona hano. Hanyuma abapasiteri bari bamaze kuvuga ibintu bitandukanye banenga kuri Muhammadi, bavuga mu byo bavuzemo bari iby'uko ngo yari umusambanyi, ndetse yaranemereye kurongora abakobwa ba nyirasenge n'abandi gutyo. Ndumva mubyibuka muri sura ya 33 aya ya 51. Hanyuma bakavuga uburyo yanibye umwe mu minyago. Ndumva sura nayo ntabwo nyibuka neza, ariko ngira ngo wabishaka yabona. Ariko ndumva ari sura ya 8, sura ya 8 aya ya mbere. Sura ya 8 aya ya mbere ndumva ariho twabibonye. Hanyuma ikindi ni uko nyine muri iyi sura nayo murabibona ko hano bavuze ko yari umunyabyaha, ndetse n'aba yamusabye gusaba imbabazi z'ibyaha bye n'iby'abemeramana n'abemeramanakazi. Hanyuma ikindi bamunenze ni uko Muhammadi yagiye reka mbivuge muri ubu buryo. Twabonye ko ari umusambanyi, ngo akaba umujura. Ikindi ko yirengagije umuntu w'impumyi, twabibonye muri sura ya 80 aya ya mbere. Ndumva byari ibintu bitandukanye, bavuga ko batabasha kubirangiza. Hanyuma ndumva aha bari bashoje. Mu kiganiro gishize niho twari tugeze, ariko nashubije inyuma. Aho twari tugeze nashubije inyuma ho gatoya, aho uyu mushehe mubona hano yari atangiye kuvuga ko abangaba batigeze bakora bavuga ko uwo Yesu ari we. Hanyuma bakanavuga ko ibyo avuga ko ngo yari umusambanyi atari byo, ngo ahubwo Allah yabimwemereye. Twarabibonye ko Aisha nawe yabinenze muri Suna, twabibonyemo ahantu hatandukanye, aho yavugaga ko Allah yihutira gukora ibyo Muhammadi yifuje byose. Mu by'ukuri bigaragara ko bisa ukurikije uko Aisha yabivuze, ni nk'aho Allah ahinduka umugaragu wa Muhammadi kurusha uko Muhammadi we aba umugaragu wa Allah. Reka nkomeze ho gatoya twumve. ntabwo bigeze basobanura na Yesu n'umurongo n'umwe. Aya niyo mayeri abashumba bakoresha mu kuyobya intama zabo. Ndagira ngo ucyumve neza. Avuze ko batigeze basobanura Yesu. Sinzi icyo yakendeyeho ko basobanura. Mu gutangira uriya mupasiteri yabanje kuvuga ko Yesu ari umwana w'Imana, avuga ko ari umucunguzi, avuga n'ibindi bintu bitandukanye. Sinzi icyo uyu nguyu yari akeneye ko bajya gusobanuraho, ariko abikeneye muri Bibiliya birahari. Nibwira ko ari ukubyirengagiza. Aravuga ko ngo ariko bagenza ngo bayobya intama zabo. Ubwo rero reka twumve aduwe abisobanure, atuyobore. Yavuze ati n'umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari umusambanyi. Hasha lillah. Ntibyabayeho na gatoya. Nagira ngo dusomere iyo aya yasomye umuvandimwe Suratul Ahzab 3:50. Isubiremo gatoya.
itatu gatatu mirongo itanu yego surati al-ahzab yego haragira ati mirongo itatu na gatatu ku murongo wa mirongo itanu hagira ati gira kete yewe muhanuzi umva ukuntu imana imubwira ni imana imutegetse yewe muhanuzi mu by'ukuri twe twakuziburiye abagore bawe rekera aho ngaho imana aha ndagira ngo ubimenye ubu niba uri umuyisilamu ukwiye kubanza wibaza cyangwa se uri umukristo n'undi wese ukwiye kwibaza ngo iki gitabo koko ushingiye ku bintu runaka iki gitabo ni icy'imana kugira ngo wemere ko ari imana yamuvugishaga. reka twibaze muhammad abwirwa n'iki ko wamuvugishije ari imana? ariko ntacyo, reka tuze kubyemera. Gusa icyo nzi ni uko ku bantu basoma korowani, muri korowani yavuga yuko kimwe mu bigaragaza ko korowani ari igitabo cya ara ari uko ngo kidashobora kubonekamo ukwivuguruza cyangwa se contradictions, ariko muri korowani zirimo, ku bazisoma barabibona. Aha murabona ko Aisha yarabinenze avuga ko ari asa naho yirukankira gukora ibyo Muhammad amubwiye gukora byose, uretse ko tuzanabibona ko nta nubwo ari Muhammad ibyo yandikaga ntabwo ari we, ntabwo ari uko ari Imana yabaga yamuvugishije, ahubwo bimwe n'ibyo ntuza Umari yabaga yavuze akabitangaho imirongo. Muri korowani iyo ugiye muri suna birimo aho Umari avuga ko hari ibintu bitatu Allah yemeranije nawe, ari byo gusenga werekera Kaba Maka, ni ukuvuga bakava ku gusenga berekera Yerusalemu, kuko Muhammad yabanje gutangira n'abantu biwe gutangira basenga berekeye Yerusalemu, ariko nyuma aza guhindura ajya i Maka. Uwatanze iyo proposal yo kubihindura ni uwitwa Umare. So ukabona ko rero kuvuga ko Imana ariyo yabwiye Muhammad gukora ibi ngibi ni ikinyoma. Ntacyo, reka kugira ngo ibyo ngibyo umuntu abibone ko Muhammad ibyo yakoraga ntabwo ari ibyo ara yabaga amubwiye, ahubwo yakoraga we ibyo yishakiye. Reka turore yenda twandikemo my lord agreed with me on 3 things. Nituza kubireba turaza kubona ibyo Umari yavuze. Iyi murabibona ko ni hadith Sahih al-Buhari 44 83. Murabona ko Umari said, I agreed with Allah in 3 things, or said, my Lord agreed with me in 3 things. I said, O Allah's apostle, would that you took the station of Abraham as a place of prayer. I also said, murabona ko hano Umari apropoje kuba bazajya basenga berekeye i Maka. Iyi station of Abraham ni iriya Kaba y'Imaka, niko abayisilamu bizera. Urabona ko iyi proposal yatanzwe nande? Yatanzwe na Umari. Hanyuma ikindi cya kabiri yavuze ngo, O Allah's apostle, good and bad persons visit you. Would you that you ordered the mothers of the believers to cover themselves with veils. Murabona ko icya kabiri nuko yasabye ko ati abantu benshi baragusura, ababi n'abeza, hanyuma wagombye gutegeka ko mother of the believers aba n'abagore be ko bagomba kwitwikira. Ahangaha ni ngira ngo ni kwambara yani niqab, ni iki sinzi ko umuntu zabyita. Hanyuma ngo so the divine verses of al-hijab cyangwa se the veiling of the women were revealed. Murabyumva ko ibingibi byahishuwe kubera ko Umari yaramajije kugira gute kubivugaho. I came to know that the prophet had blamed some of his wives, so I entered upon them and said, you should either stop troubling the prophet, or else Allah will give his apostle better wives than you. When I came to one of his wives, she said to me, Oh Umar, does Allah's apostle haven't what he could advise his wives with, that you try to advise them
Thereupon Allah revealed, it may be if he divorced you, his Lord will give him instead of you wives better than you Muslims who submit to Allah. Murabona ko iyi ni imirongo iri muri Korani nk'aya ngaya, murabona ko iri muri uyu murongo wa nyuma bavuzeho, uri muri Korani muri sura ya 66 aya ya mirongo aya ya 5. Aha bigarukaho kenshi, kandi uko Umar yabivuze niko nande niko byaje muri Korani. Ibi murabibona. Aha ibi byo nibyo Muhammad yarimo avuga. Murabona hano basubiyemo inkuru ya Umar, nanone ni Sahih al-Buhari 402 iravuga ngo I said, O Allah's apostle, I wish we took the station of Abraham as our praying place. Nsubiremo ko mbere ya hano, mbere ko Umar abivuga, Muhammad n'abayisilamu basangira ngendo be basengaga berekeye Yerusalemu. So came the divine inspiration. Urumva ko who has inspired Muhammad? It's Umar. Umar niwe wagize gute, niwe wahaye Muhammad igitekerezo cy'iyi verse yo kujya iza muri Korani, and take you the station of Abraham as a place of prayer for some of you of your prayers, example 2 raka of tawaf and of Kaaba. Ibi murabibona. And as regards the verse of the veiling of women, I said, O Allah's apostle, I wish you ordered your wives to cover themselves from the men, because good and bad ones talk to them. So the verse of the veiling of the women was revealed once the wives of the prophet made a united front against the prophet, and I said to them, it may be if he divorced you that his Lord will give him instead of you wives better than you. So this verse, the same as I had said, was revealed. Murimo murabyumva ko mirongo yaje nkuko Umar yari yagize gute, yari yayivuze iraterurwa gushyirwa muri Korani. Hanyuma rero kuvuga ko ibi ngibi ari Allah yamutegetse, ntabwo ariko bimeze. Reka dukomeze twumve. Yamuziruriye. Ijambo kuzirura bivuga iki? Nuko igikorwa yaragiye gukora kitari icyaha. Imana yakuziruriye. Nimurebye muri Bibiliya neza muvandimwe ari bisobanure, byajemo kenshi cyane. Hari intumwa zagiye ziza zikora nk'ibyo birenze by'Imana yakoze. Soma Ingoma wa mbere 3 umurongo wa mbere. Bitemba umuvandimwe ijambo yinjirimo. Sheikh Madi, naam, ngo waziruriye abagore bawe wahaye inkwano. So Ingoma wa mbere 11 umurongo wa mbere. Ngoma wa mbere 11 umurongo waho wa mbere. Yego. Ngoma wa mbere 11 umurongo wa mbere. Haragira ati 11 umurongo wa mbere ngoma. Haragira ati yego. Nari mpasimbutse gato ariko nahageze. Ngo buke Abisirayeli bose bateranira aho Dawidi yarari. Yego. Heburoni baravuga bati abami ba mbere. Yego, gira kete. Okay. 11 umurongo wa mbere. 11 ku murongo wa 4. Yego. Reka mbare nsoma. Haragira ati Salomo amaze gusaza. Yego. Abagore be bamutwara umutima. Yego. Munyihanganireho gatoya tujye kureba, yaravuze igiye gusubiza inyuma, atubwiye ko ari n'abami ba kangahe, ni Ingoma abami ba mbere, yavuze abami ba mbere, bigatuma umutima we abami ba mbere igice cya abami ba mbere igice cya 11 ngira ngo ndumva ariho yavugaga. Murabona ko hano hejuru niyo reference agiye gutanga ko uko bavuze ofete arashaka kugaragaza ko uko bavuze ko Muhammad yari yakoraga uburaya, yari indaya cyangwa se yasambanaga, ko no muri Bibiliya birimo. Ahangaha Salomo urabona ko barabivuga ngo agushwa n'abagore benshi yarongoraga. Urumva ko ntabwo hano Imana ibivuga hano muri Bibiliya imushima, ariko ntacyo, reka tugende dukomeze twumve komanteri. Utagitunganira gatatu. Ngo yari afite abagore b'imfura 700. Bangahe? 700. Komeza. N'abishoreke 300.
bibiri yivuze abagore 1000. ngo bose ni Rero abavandimwe ntatinze agira ngo nsabe umuvandimwe iminota ku ruhande rw'abasilamu, nasabaga umuvugabutumwa guys ndagira ngo iki ngiki ne kugitaruka. Narababwiye ngo umuyisilamu naramuka atanze referanse uzajye kuyisoma. Ubu rero amagambo tugiye kuyasoma kugira ngo ukurikiye ubibone uburyo aba bantu bakoresha ntuzi ibinyoma bya satani kugira ngo bayobye abantu. Number one, ukwiriye kumenya ko hano aya magambo nujya kureba hejuru ku mutwe w'amagambo haravuga ngo Salomo agushwa n'abagore yarongoraga. Bivuze ko ibyo yakoraga byaje gutuma atandukira ava mu nzira Imana yagize gute yamuhaye. So kubitangaho hano urugero, Bibiliya bivuga igaragaza urugero rw'umuntu wayirongoye abagore benshi bigatuma agira gute, bigatuma ati inzira y'Imana. Ni no mpamvu rero na Muhammad iyo abakristo bajya kubyibazaho nuko babizi neza ko kurongora abagore benshi ari impamvu y'uko umuntu atumurongo w'inzira y'Imana. So kujya kubitanga urugero hano urumva ko atanze urugero rudahura. Reka tuyasome kugira ngo buri wese noneho azabashe kubyumvira. Aha murabibona ngo umwami Salomo yabengutse abagore benshi b'abanyamahanga udashyizeho umukobwa wa Farawo. Abamowabukazi n'abamonikazi n'abedomukazi. Abamowabukazi ubundi nibo basengaga ikigirwamana cyitwa Bayali cyaje guhinduka Hubali. Hari witwa Nirabahi ngira ngo waje wari umwarabaza kugicirira akizana muri Syria, nako agikuye muri Syria akizana muri Arabia Saudite, hanyuma birangira kije kwitwa Lah. Bisoza Lah yari cyari kigirwamana cya Lord of Kaaba, cyari kigirwamana cya karakazu ka Kaaba abayisilamu basenga bazengurukaho. Hanyuma birangira nyine iyo ubundi ivuga God Lah. Iyo tuvuga God Lah bivuze ngo ni Imana yitwa Lah, hanyuma babifatanya bikaba Allah. Umuntu ashobora kuvuga ati turibeshya, Korani yaje mu Cyarabu, ariko ntabwo mu Cyarabu ijambo Allah nta gisobanuro rifite. Niba rigifite ntabwo ari izina bwite ry'Imana nk'uko abayisilamu babivuga, kuko riramutse ari izina bwite rikwiriye kuba rifite igisobanuro nk'uko tuzi Muhammad bisobanura praised one. Hanyuma rero hano reka nkomeze. Salomo ngo arongora abagore b'abanyamahanga benshi ngo udashyizeho umukobwa wa Farawo. Abamowabukazi n'abamonikazi n'abedomukazi n'abasidonikazi n'abahetikazi bakomoka mu mahanga Uwiteka yabwiraga Abisirayeli ati ntimukajye muri bo, nabo ntibakaze muri mwe, kuko byatuma bahindura imitima yanyu mugakurikira imana zabo. Murabona icyatumaga Imana igira gute imubuza, yari yarabujije Abisirayeli kuba barongora abagore bahandi. Nuko Imana yababwiye ngo byatuma mukurikira imana zaba abagore muzanye, bigatuma mugira gute mwibagirwa Imana y'ubwabo. Ngo ariko Salomo yifatanya nabo arehejwe nuko yababengutse. Urabona hano Imana irimo iramuvugaho igaragaza ububi bw'icyo yakoze. Ntabwo ari ukuvuga ko imushima, ntabwo ari ukuvuga ko Imana yabimwemereye. Bitandukanye na hariya uyu nguyu arangije kuvuga ko Allah yabyemereye nde? Yabyemereye Muhammad kuzana ibi byanditswe hano. Ubu ari uyu nguyu mushehe, ari nura mupasiteri ukoresheje ibyanditswe abeshya abantu ni uwuhe? Reka nkomeze. Hano haravuga ngo yari afite abagore b'imfura 700, ni wo murongo yasomye, n'ab'inshoreke 300, nuko abagore be bamuyobya umutima. Muri wo murabyumva ingaruka zabyo, abagore be bamuyobya umutima. Aha mugiye no kubireba abagore ba Muhammad nabo bararwanye inshuro nyinshi. Salomo amaze gusaza, abagore be bamutwara umutima agakurikiza izindi mana, bigatuma umutima we utagitunganira Uwiteka Imana ye. Hano murabibona nk'uko uwase Dawidi wari umeze, kuko Salomo yakurikiye Ashitoreti imanakazi y'Abasidoni na Milikomu ariyo kizira cy'Abamoni. Uko niko Salomo yakoze ibyangwa n'Uwiteka, ntiyayoboka Uwiteka rwose nka se Dawidi. Bukeye Salomo yubakira Kemoshi ingoro ku musozi werekeye i Yerusalemu. Kemoshi yari ikizira cy'Abamowabu, kandi iyindi ayubakira Moleki ikizira cy'Abamoni. Uko niko yakoreye abagore be bose b'abanyamahanga, bakajya bose imibavu bagatambira imana zabo. Aha murabibona ko
imana yanagize gute yamuhannye. Ni uko uwiteka arakarira Salomo kuko umutima we wahindutse ukayoba uwiteka imana ya Isirayeli yaramubonekeye kabiri ikamutegeka imwihanangirije ko atazakurikira izindi mana, ariko ntiyumvira icyo uwiteka yamutegetse. Nicyo cyatumye uwiteka abwira Salomo ati kuko wakoze ibyo ntiwitondere isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, ni ukuri nzakunyaga ubwami bwawe mugabire umugaragu wawe, ariko kuko ngiriye so Dawidi sinzabikora ukiriho, ahubwo nzabunyaga umwana wawe, kandi nawe sinzamunyaga ubwami bwe bwose, ariko nzamugabanirizaho umuryango umwe ku bw'umugaragu wanjye Dawidi na Yerusalemu nitoranyirije. Aha murabibona ko Imana yagize gute, yavuze ko izamuhana. N'ahangaha ugiye gukomeza muri iki gice birimo ko Imana yagize gute yamuhannye. Hanyuma urabona ko uyu mushehe ibyo yavuze atanze uru rugero atazi ko rwo ubwarwo rugaragaza ko Allah atari Imana imwe niyo Abayahudi n'Abisirayeli bagira gute basenga. Ubushize navuze ku bintu ni nk'aho Allah ari Imana ya sexe, ariko sexe yo gushimisha by'umwihariko Muhammad. Kubera iki? Aha murabona hari Abayisilamu bagira ngo ibintu by'umwihariko cyangwa se privilege ibintu byahawe Muhammad wenyine bitigeze bihabwa abandi. It was forbidden for him to look at what people had enjoyed. Ni ukuvuga ngo yarabujijwe kureba ibyo abandi bishimira. Muri make yakundaga kureba ibirakaje abandi. Ariko ntacyo, reka twigire kuri ibi ngibi turebe ibyo yavuze ngo as for what was lawful for him, may Allah bless him and grant him peace. There are 16. Ni ukuvuga ibintu privilege Muhammad ahawe zigera ku 16 ngizi. Iya mbere ni uko iminyago myiza yose yariye. Bagiye ku rugamba bararwanye, iminyago myiza yose yagombaga kuba ariye. Icya kabiri ni uko iminyago 1/5 cyangwa se 20%, kuko iyo ufashe 5 rimwe ukagabanya 5 uhita ubona ko ari 20%. 1/5 taking possession of 1/5 of the 5th or 1/5. Ahangaha ni ukuvuga 20% byagombaga kuba ari ibye. Hanyuma icya gatatu ni ukugira mariage itagira gute itarangira, continuous marriage. Ngibi hano murakabona hano. Ubundi byari byemewe ko umugore apfushije umugabo ko uwo mugore ashobora kurongorwa n'undi mugabo, ariko kwa Muhammad abagore be kirazira ko barongorwa n'undi. Icya kane ni uko Muhammad yari yemerewe kurongora abagore barenze 4. Icya gatanu ni uko abagore bashobora kwiha Muhammad nk'impano bakaryamana nawe. Ni ukuvuga niba ari umukobwa tuvuge wamwishimiye akaba ashobora kugenda akamwihereza akaryamana nawe. Hanyuma icya gatandatu ni uko ashobora kurongora nanone. Murebe byose ibiri hano ni ibijyanye no kurongora ibyinshi. Murabona icya mbere twabonye ni iminyago. Icya kabiri ni uko 1/5 kigomba kuba ari icye. Icya gatatu ni mariage cyangwa se gukora sexe. Ni uko mariage bakora ijambo rikoreshwa mu cyarabone ni nikah, rivuga sexual enjoyment. Icya gatanu ni icya kane nacyo ni ukurongora abagore barenze 4 mu gihe Abisilamu bemererwa bangahe gusa. Icya gatanu kuba abagore bashobora kumwiha nk'impano. Icya gatandatu ni ukurongora nta muhamya uhari. Icya karindwi nabyo murabona ni ukurongora adatanze inkwano. Icya munani nk'uko mubibona hano nacyo ni ukurongora n'igihe uwo arongora ari mu gihe cy'iki, ari mu gihe cy'imihango. Iharamu ndumva aricyo bivuga, yenda twanditsemo hano ushobora guhita ubibona. Ariko hano reka turore iharamu icyo bivuga dukoze search mu gihe turi hariya mu kubishaka. Hanyuma nanone mu kurongora hano nuko inkwano abandi batanga we yashobora kugira gute gutangwa mu byiciro cyangwa se ari uduce ituzuye.
hanyuma icya cumi ngiki ni igihe yitegereje umugore akamwifuza, umugabo we agomba kumudivorusa, agomba gutandukana nawe kugira ngo Muhammad agere gute aryamane nawe, akorane nawe imibonano mpuzabitsina. Hanyuma murabona uwitwa Ibn al Arabi ngo yaravuze ngo ibi nibyo Imam al Haramain yavuze ngo ko and the scholars interpretation of the story of Zaid has already passed. Uyu Zayidi reka dushakishe muri korowani kugira ngo abantu bahite bumva idea irimo. Zayidi nitwandikamo Zayidi, uyu yari umuhungu wa Muhammadi, umuhungu adoptifu. Ngibi hano baboneka muri sura ya 33 na aya ya 37. Hano baravuga ngo and remember when you said to him Zaid bin Haritha, the freed slave of the prophet, on whom Allah has bestowed grace by guiding him to Islam, and you, O Muhammad, to have done favor by manumitting him, keep your wife to yourself and fear Allah. Reka nihute kugira ngo mbisome mu kinyarwanda kugira ngo bitadutwara umwanya munini cyane. Twabonye ko ni sura ya 33 aya ya 37, kugira ngo ntafate umwanya wundi wo kuza kubisobanura. Ngaha uko havuga, namwe buri wese yiyumvire, hanyuma aze kureba ngo ese imana ya korowani etike yayo ni iyihe, ese moral values zayo mu by'ukuri ibyo yigisha abayikurikira ni ibintu koko bihwanye n'iby'imana abakristu n'imana yo mu ijuru abakristu bizera n'abayahudi yigisha. Hano murabona haravuga ngo unibuke yewe Muhammad ubwo wabwiraga uwo ara yahundagajeho ingabire yo kuyoboka Isilamu, ndetse nawe ukamugirira ineza umubohora, ari we Zayidi mwene Haritha, ugira uti gumana umugore wawe kandi utinye Allah, wanahishe mu mutima ibyo Allah azagaragaza. Muri make bivuze ngo yamushingiye, n'ubundi yamushingiye amukunda. Uyu ni umugore witwa Zainab, ngira ngo Zainab, wanatinye abantu ko bavuga ko warongoye umugore wasenzwe n'umwana wawe, kandi Allah ari we ukwiriye kugandukira. Murabona ko nyine abantu bava uburyo arongora umugore w'iki w'umwana we. Nuko ubwo Zayidi yari amaze kubona ko atakimukeneye, ariko ntabwo ariko biri, ntabwo ariko yari amaze kubona ko atakimukeneye, ahubwo yabonye ko umugore we umutima we warangije kurundukira kuri Muhammad, abona bizamugiraho ingaruka. Ibi uwabishaka yabibona. Reka turore. Okay, hari akantu nigeze kuvuga ko exiting Hiram rivuga iki? Ngira ngo ni igihe cyo gusenga hari, ngira ngo sore muri hangana. Ari batubwiye ko hari yabaga yemerewe kurongora no mu gihe ari muri gusezerana, ariko nako muri iki gihe cya ihramu cyari igihe kibujijwe ku bandi bayisilamu. Ndaza kubuzabashakira icyo risobanuye. Birashoboka ko nabyitiranije no kujya mu mihango, I'm sorry, ariko icyari igihe abagabo b'abayisilamu batemerewe nabo kugira gukora imibonano mpuzabitsina n'abagore babo. Hanyuma aha twabonaga uburyo hano Zayid ngo yari amaze kubona ko atagikeneye umugore we, ariko kutamukenera kundi, ahubwo nuko yari amaze kubona ko umugore we yari amaze gushumikana na Muhammad, abona asigaye amusuzugura, nuko afata umwanzuro wo kugira wo gutandukana nawe. Ibi ukeneye kubibona warebamo hano
reka turebe Zaid changes hearts. Reka turebe niba hano tuza kubibonamo mu cyongereza ngira ngo kubibona reka turore ndumva ashobora kuba ni hano. Reka turebe niba okay. But changes it will heart hano ntabwo ariho. The same of narration. Okay, turore Zaid, reka turore hasi turayibonamo, reka nshakishe nandikemo Zainab turore ko hano byibuze tuza kubibona. Ihangane nyine birafata. Zainab reka turore niba hano hari icyo baza kumutubwiraho. Zainab bint Jash, her name was birthright changed to Allah is one knows call her Zainab. Okay, hariya ni igihe yagiraga bamwitaga izina. Change her name katurore. You were given in marriage. I was married to her. Okay. Aha murabona ko aha Zaid bin Haritha came to the prophet complaining about his wife. Murabona ko hano Zaid ngo yabonye ko ari ngombwa hano baratubwira ngo amaze kumusenda ngo abonye ko yari atakimukeneye. Impamvu yari atakimukeneye nta yindi nuko Muhammad yari yajeyo, turaza kubishaka tuze kubibona, biri muri suna birimo cyane. Hanyuma ngo the prophet kept on saying be afraid of Allah and keep your wife. Urabona ko hano Muhammad yamubwira ngo namugumane. Aisha said if Allah supposed were to conceal anything of the Quran he would have concealed this verse. Zainab used to boast before the wives of the prophet and used to say, you were given in marriage by your families, while I was married to the prophet by Allah from over 7 heavens. Bivuze ngo ara niyo watanze oda ko agira gute amurongora. And Thabit recited the verse, but O Muhammad, you did hide in your heart that which Allah was about to make manifest. You did fear the people was revealed in connection with Zainab and Zaid bin Haritha. Ibyo murabibona ko hariya barabivuga ko yari icyatumye ntuza atandukana nawe, biri related. Uriya aya twasomye iri related no gutandukana kwande kwa Zainab na Zaid. Aha murabibona ko hano rimwe nanone Muhammad ngo yigeze kubona umugore aciyeho amwitegereje, birumvikana imisemburo iraza mu mubiri we, haragira namwe murabyumva, nuko ahita yirukanka ajya kureba umugore we. Ngibi hano Jabir reported that Allah's messenger saw a woman and so he came to his wife Zainab as she was turning a river and had sexual intercourse with her. He then went to his companions and told them, the woman advances and retires in the shape of a devil. So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repair what he feels in his heart. Murabibona ko rero Muhammad yari umuntu ufite ubuhehesi rwose. Ahabonye umugore aciyeho ari agize gutya, nukuru urabyumva, igitekerezo kiraje ahita yirukanka kwa Zainab ajya kumurongora. Bararyamana bakora imibonano mpuzabitsina, nuko arangije aravuga ngo umugore ngo agenda mu ishusho ya Satani, ngo nuramuka ubonye umugore ngo ugomba kugenda ukajya kureba umugore wawe mugakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo wirukane ibyo bitekerezo byagize gute, byaje mu mutima wawe, nyine birumvikana by'ubu hehesi.
aha ndabona ntabwo hano mbibonye biriya bivuga ko yinjiyeyo agasanga ntuza yambaye ubusa. Um, reka nabyo tuze kubishaka dukoresheje icyaraba, hari ibyo dushobora kuza kubibona. Mm, reka twandike praise Allah who changes heart on Zainab. Reka twandikemo gutya tujye kubishaka noneho. Dukopi ibi tubishake mu cyarabu, nibyo bishobora kuba byadushobokera. Reka nkore gutya, mbipesitingemo, hanyuma dukore search. Ngibi ndangije kugashyiramo hano, reka dukore sorry mwihangane, reka nkore paste, nkore search, tuze kureba ko ibyo dushaka tuza kubibona. Reka turebe niba ahangaha tuza kubona ibyo dushaka. Biragorana, bifata umwanya, mwihangane. Kubona amadokima nk'aya abivugaho bisaba gufata umwanya. Katurore ya tafsir, ibitabo by'abashiya ndumva hariya ndabitarutse, ntabwo nibwira ko tuza kubibona. Katurore hano iby'abashiya sinzi ko tuza kubibona, ariko reka tugerageze turore niba hari icyo baza kubitubwiraho. Mbabwira ko ibi ngibi kubibona mu kinyarwanda ko mu ndimi z'amahanga zindi atari icyarabu bigoye. The judge between so our brother here, so she batted the forehead with pointed. Okay, ndabona hano, aha naho sinzi ko aha ntabwo nibwira ko naho tuza kubibonayo. Reka nshakishe akandi kantu gatoya, reka turoreye. Ako mbona bigiye kutugora kubibona. Bifata umwanya, twaba turi bibonemo hano. Ndebe kuri iyi website noneho, ndebe ko dushobora kubibona ahari. Hari aho babivuga, reka dushyire mu cyongereza turebe. Reka turore. Reka turore. Fresh is the pure and honorable. Okay, reka turore. Seek refuge of you souls, kubibona it's taking too much time. Okay, reka turore, twandike Muhammad so cyangwa se entered Zaid house and saw Zainab naked. Reka nandikemo gutya, yenda dukore search nanone dukoresheje ibi.
hopefully reka nizere ko hari tuza kubibona. Sorry it's taking too much time, ntabishakaga. Ariko tugomba kubibona ko aha icyo uh, twiyemeje ni uko tubaha ibintu bifite facts. Twiyemeje kubaha ibintu bifite facts, twashakishije tukabereka icyo ibitabo bya isilamu bivuga. Merde, ndabona ibi bitaza nk'uko nabishakaga. It's taking too much time. Sorry. Mhm. Kubera iki aha bitagaragara? Reka turebe, ndamutse nshyize hano muri iyi ndamutse nshyize hano mu cyarabu, reka nshakishe nkoresheje biriya ndebe ko hari aho tuza kubibona. Hano baratubwira named okay. Reka turore aha baratubwira iki, baratubwira when the Ida of Zainab was over, Allah's messenger said to Zaid to make a mention to her about him. Then Zaid went on until he came to her, and she was fermenting her flour. Zaid said, as I saw her, I felt in my heart an idea of her greatness so much so that I could not see towards her, simply for the fact that Allah's messenger had made a mention of her. So I turned my back towards her, and I turned upon my heels and said, Zainab, Allah's messenger has sent me with a messenger to you. She said, I do not do anything until I solicit the will of my Lord. So she stood at her place of worship, and the verse of the Quran pertaining to her marriage were revealed. And Allah's messenger came to her without permission. He said, I saw that Allah's messenger served us bread and meat until it was a broad daylight, and the people went away, but some persons who were busy in conversation stayed on in the house after meal. Ahangaha I followed him, ngibyo murakomeza, had informed him that people had gone out. Aha biragaragara nyine nuko byagenze kugira ngo agere aho amurongora. Ahandi dushobora kubibona ni hehera. Change her name, biriya ntabwo si icyo bivugaho. Without speaking, katurore. Katurore. Ukomeje kureba. Katurore. Aha baratubwira ibya Zainab, numva hariya ntaho babivugaho. Sorry. Ibi twigeze kubibonaho, twabisomyeho ko uyu Zainab yajyaga basuzugura babwira ko bo bashyingiwe na by today they start after finishing, so the prophet several times. Ibi nabyo ntabwo hano birimo. Katurore hano hejuru. Say with katurore. Never drink anymore.
guys reka ne gutinda, ahubwo ibi nze kuzabibashakira mu kiganiro gitaha, ariko nk'uko twabibonyemo hano twabonye ko ibintu Muhamadi yashyigikiraga byose uh, uh, ari ibi byo gushaka abagore benshi hanyuma bikitirirwa ko ari Allah wamutegetse kubashaka, ntabwo ari ukuri. Reka mbereke amagambo Yesu yavuze. uh, mm, nareba umugore akamwifuza, reka ndore hano murebe hariya twabonye ko Muhamadi yitegereje umugore, hanyuma arangije kumwitegereza birumvikana agira irari ryo kuba yaryamana nawe, hanyuma arangije kumwifuza ahita ajya kuryamana n'umugore we Zainabu. Asambanye, reka turore niba hano nza kubibona. Okay. N'umugore wawe ukanarabwira ati umuntu wese usenda umugore we, ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore atamuhora, njyewe ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we aramubwira bati baremereye gusenda abagore banyu, mwumvishe ko abakera bavuze ntukarahire ibinyoma ahubwo uzakorera umwami wawe. Katurore bigishwa barabacyaha, ntago uzareba reka turore ibi turabibonamo. Akamwifuza. Okay, ngaha murabibona ibyo Yesu yavuze muri Matayo igice cya 5:28. Yesu yaravuze ngo jyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Aha rero murabibona ko tugendeye kuri ibi ngibi Yesu yaciriyeho iteka Muhamadi, yemeza ko ari iki, ko ari umusambanyi. Aha Yesu aravuga ngo jyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore we akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima. Aha twabonye ko Muhamadi yitegereje umugore wundi, arangije ahita ajya kuryamana na Zainabu. Twabibonyeho, ndumva uwasubira inyuma yabibona. Rero uyu mushehe uvuga ko uhakana ko Muhamadi atasambanye rwose, ntabwo ibyo avuga ngendeye ku byanditswe, ngendeye ku byo Yesu yavuze, Muhamadi ni umusambanyi. Kandi niba uri umuyisilamu ukaba wemera yuko Yesu ibyo yavuze ari ukuri, urumva ko yavuze ko ureba umugore wundi akamwifuza aba ari umusambanyi. Twabonye ko Muhamadi yabikoze, twabonye ko ashatse abagore benshi batabarika. Ni nkaho Allah yari afite bizinesi yindi yo gushakira abagore. Muhamadi aho kugushaka uburyo abantu babaho bakiranutse. Imana ibaho umugisha, mukomeze kugira ibihe byiza. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.